Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the Kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. Yes, izi nshingura jibonamo rero hagati aha ngaha zisa zitaringaniye n'interuro nizo tugiye gukoresha kugira ngo tuzuzurishe muri iyi nteruro zacu, kugira ngo interuro yacu ibashe kugira ubusobanuro bwimbitse busobanutse. Izi nshinga rero ziri confuse, niyo mpamvu hano hejuru bavuze ngo confuse verb, urujijo ku nshinga. Birashoboka ko wazikoreshaga nabi ukazivanga mu nteruro itari ngombwa. Iyi bring na take birashoboka. Iyi take ntushobora kuyikoresha ngo please take this over there, gufata ubwo ni nkaho wavuga ngo nyamuneka fata hano. Yes, ariko kugira ngo tugire interuro nziza igiye umurongo umwe turavuga ngo please bring this over there. Please bring this over there. Akaba ashatse kuvuga ngo nyamuneka uzane hano. Yes, there. Nyamuneka uzane hano. Zana hano. Yes. Ijambo rya kabiri ravuga ngo did you hear that sound? Did you hear that sound? Iriya hear na listen byose ugiye kubigenzura wasanga bimeze kimwe, ubusobanuro ari nka bumwe ariko uko byandikwa atari kimwe. Ariko niyo mpamvu twaje hano kugira ngo tubereke urujijo tugomba kujonjoramo izi verbs, hanyuma tukazibereka mu nteruro ko zigomba gukoreshwa. Yes, hariya niyo mpamvu twavuze ngo did you hear that sound? Wumvise iryo jwi? Wumvise iryo jwi? Wumvise iryo jwi? Yes. Niyo mpamvu hano tukubwira ngo did you hear that sound? Irya gatatu riravuga ngo please remind me to call John. Please remind me to call John. Nyamuneka unyibutse guhamagara Yohana. Ni ukuvuga ngo remember na remind hari ababizi ko ari kimwe ariko si kimwe. Remember ni ukwibuka, remind ni ukwibutsa. Yes, turaza kurebera hamwe interuro ziri bwakoreshwe kuri zira verb tutigeze dukoresha, turi kujya duhitaho ari naho turi guhitamo izo twuzurisha muri izi nteruro turi kuba. Yes, ni ukuvuga ngo kanda subscribe ihinduke ivu, nurangiza ukore kukazogera ahantu urabona ukande kuri all notification zacu zose zizajya zikugeraho kugira ngo ubone video zacu zose. Yes, izi nteruro ni ingenzi kuri wowe rero. Ndakwinginze kugira ngo umenye icyongereza nuko ukurikirana iyi video, kandi ugakomeza kuduha subscribe na like na comment ukatwandikiramo ukatubwira uti ha hantu ni sawa cyangwa se si sawa, ukatuha like, hanyuma warangiza ukajya gute ukatwandikira muri inbox muri iyo ngiyo nyine ya comment. Yes, ni ukuvuga ngo hano hepfo niyo mpamvu yavuga ngo nyamuneka unyibutse guhamagara Yohana. Please remind me to call John. Yes, let's continue.
kuvuga ngo you make me smile every time when I see you, cyangwa se when you open my video. Unera kumwenyura buruko ufunguye iyi video. Ndishima rero nk'abane aba banyeshuri barakurikirana abantu beza cyane. Bituma rero mwenyura nkishima nkagira agasima yere ku muntu. Yes. Turagiye rero ku rundi rugero. Could you ubwo urambwira iri bwuzurishwemo could you ubwo baduhaye borrow na lend. Yes. Hano rero kubera ari igitabo cyawe dukoresha lend, ntabwo tuvuga borrow. Borrow nuku kima, ariko lend nugutiza cyangwa se kunguriza. Yes. Ntabwo navuga ngo could you borrow me your book. Ushobora kuma igitabo cyawe, ntabwo aho ngaho wabutegetse. Ariko hano turavuga ngo could you lend me your book. Ushobora kuntiza igitabo cyawe, aho ngaho rero buri mu basaba uburenganzira. Tubibutse yuko could uyikoresha mu cyubahiro, can ukayikoresha ku muntu musanganye. Could rero ni ingenzi kuyikoresha cyane cyane ni cyubahiro, naho can yo ni nka kwa kundu yifashisha ku bantu bamusanganywe cyane cyane. Yes. Could you lend me your book? Ushobora kuntiza igitabo cyawe. Yes. Turabikurikiraho when are you coming here? Ushobora kumuhamagara uri runaka kabati, hey, hello, good afternoon, you like me, so when will you come here? Nijaruri bwaze hano. Ukamubwira ati I will come soon. Yes, ndi bwaze mu kanya, mu mwanya muto uri bwaze ndi bwaze. Yes. Urundi rugero, I spent a lot of money on my car because I love my car. Spent ni ukuvuga ngo ni nko gukoresha. Waste ni ugutakaza. Ni kuvuga ngo ukoresheje I waste a lot of money on my car because I love my car. Ni kuvuga ngo ubuvuze ngo natakaje amafaranga menshi ku modoka yanjye kuko nkunda imodoka yanjye. Yes, ndibyo. Ariko spend ni ugukoresha. Ni kuvuga ngo ukoresheje spend bavuga ngo I spent a lot of money on my car because I love my car. Yes, kuvuga ngo nakoresheje amafaranga menshi ku modoka yanjye kuko nkunda imodoka yanjye. Yes, urumva rero nge nakoresheje iki? Tugomba gukoresha spent. Kuvuga ngo nge ngomba gukoresha imodoka yanjye kubera nyikunda, ngomba kuyikoresha amafaranga yanjye. Ariko natakaje. Kuvuga ngo iyo utakaje ya mafaranga adafite akamaro nyine ni ukuyatakaza. Ariko hano tugomba kuvuga ngo spend. Yes. Izo rero ndumva zumvikana. Aho zitumvikana muze kutwandikira muri comment. Yes, if you want to know, please follow. Niba ushaka rero kumenya ndakwinginze kugira ngo ukurikirire isomo. Ni ingenzi kuri wowe riraguha ijambo ryiza riratuma ukominikana n'abantu beza. Iri ni isomo riragufasha kuvugana na mugenzi wawe mu buryo bwose kugira ngo ubashe kugira gute kuba mwavugana icyongereza gifututse. Yes, dore noneho ya magambo twasaguye aho twayakoresheje nubwo muri aho nari interuro nkeya ntacyo zirabaha position kugira ngo muzigendereho. Yes, kuko n'ubutaha tuzongera tubahe izindi interuro zari amagambo kugira ngo musobanukirwe neza kuyasobanura ku buryo n'umuntu wese yavuga ati yes, iriya verb ikoreshejwe ahantu hari hanyaho. Uriya muntu
uri kuvuga kiriya cyongereza ari kukivuga mu buryo gikwiriye cyangwa se arimo aratubeshya. Yes, ariko ni ukuvuga ngo wowe niba ushaka kuvugana n'umuntu icyongereza uzajya umuhamagara uvuga ibipfuye, ariko uvuganye n'umuntu ukizi aragukosora ntagaguseka. Yes, n'abanyamahanga nabo bavuga ikinyarwanda cyacu nabi, rero ntabwo tugukwiye gusekana ngo niba numvishe mugenzi wanjye avuze icyongereza nabi ngo uriya ngo ni fake ngo cyangwa se ngo ntabyo azi, ibyo avuga ntabyo azi. Kwiga biri tuwanga, rero reka yivugire bibe bibi ariko azagera ahavuga ibyiza. Nta muntu utica ururimi rero atavukanye, bibaho, ariko kugera aho ukarusobanukirwa ukagera aho ukaruvuga neza. Yes, aha niyo mpamvu twavuze ngo do you want to take something to drink? Do you want to take something to drink? Do you want to take something to drink? Ishaje kuvuga ngo muri Amerika ya tu ntabwo yishyira murabazi ngo do you wanna take something to drink? Yes, urashaka gufata ikintu cyo kunywa. Urumva rero ko hano yaramubazaga, ashobora kuba bari no mu rugendo akumva afite inyota, ariko akamubwira ati ese urashaka icyo kunywa? Urashaka gufata ikintu cyo kunywa ko nanjye ndumva mfite thirsty. I have thirsty. Ndumva afite inyota rwose, icyaka kiranyishe pe. I have thirsty. I want something to drink. Yes, niyo mpamvu rero yavuze ati urashaka gufata ikintu cyo kunywa. Yes. Please listen to me. Please listen to me. Nyamuneka nyumva. Ubwo ukoresheje iriya listen, ubwo bari umuntu ushobora kuba wenda yakwirengagiza tuvuga ignore. Yes, yakwirengagiza ukaba ati nyamuneka nyumva. Yes, aho rero ugomba kumwumva kugira ngo ubashe kumva ibyo ari kuvuga. Niba bigufitiye inyungu nawe rero ugomba kubiha agaciro. Turebe urundi rugero rwa gatatu. Do you still remember that lesson? 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 Kari question mark. Uracyibukira isomo? Yes. Niba rero ukibukira isomo, ndakwinginze uriha agaciro, uduhe subscribe kuri ako kazogera. Hanyuma rwose niba hari icyo ushaka kutugezaho cy'ingenzi, uduhe comment, wandike munsi aho hasi. Tubibutse ko hari abantu batazi gukanda subscribe rero ikorwa hirya aho ngaho mu kuboko kw'iburyo. Iyo ucyonzeho bihita bihinduka ivu. Hanyuma like ni hejuru y'ishusho rya channel, comment ni munsi y'ishusho ya channel. Yes, good. Thank you. Murakoze cyane.